papi ufite umugore mwiza cyane. ubyitwara mute ntabamutereta benshi bahari natubwire ntabwo bikunda ko ariko sometimes rimwe na rimwe biraba times kabisa ejo bundi byarabaye. yes ntago byabura. Imana yaravuze ngo ugira Imana aronka umugore abaronse ingabire zituka kuhoraho, kandi rero ngira avuga ngo umugore mwiza anezeza umugabo we. Iminsi yari kuzamara izikuba inshuro ibihumbi cyangwa se izikuba imyaka ibihumbi. Uyu munsi ngiye kubabwira cyangwa se ngiye kubereka urutonde rw'abagore 10 bakunzwe cyane kandi beza kurenza abandi bose hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Gusa nyine niba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umama, ukaba uri umukenyezi, ukaba uteze amatwi no video aka kanya, muri bono bose ngiye kubwira nawe uguhiga ukurimo, kandi nawe uhiga mama wawe umwe wakwibarutse akaguheka akagusimbiza akagukuza akagukiza umwanda kugira ngo utamwara, kandi wowe undi wemeye guca mu rugo kugira ngo urunge ubuzima cyangwa se kugira ngo ubone ubuzima, kugira ngo ugere hano ku isi. Nshuti yanjye, niba uteze amatwi no video, hari ikintu kimwe ngiye kukwifuriza aka kanya, kandi ucyumve neza ugitege amatwi. Mama wawe simuzi, Mary wawe simuzi, ariko byibuza ndamwifuriza kuzaramba kugira ngo azakubone utera imbere, kugira ngo azakubone uba success muri ubuzima, ugera ku byo wifuje kugeraho. Niba hari umuntu wa mbere mu buzima mbaho nubaha, ni umuntu wita mama w'umuntu cyangwa se umuntu wese witwa umubyeyi. My brothers, my sisters, niba uzi neza yuko ufite Mary wawe, uko yaba ameze kose, uko yaba yarabayeho kose, nyine upfa kuba umufite nubwo yaba atarigeze agwereza agaciro, basi uzamugirire impuhwe kandi uzamwumve, uzakunde mama wawe kurenza abandi bantu bose ubona muri iyi si. Nibisanzwe rero uze kunyemerera, dore ku mwanya wacu w'abagore w'abagore beza ndetse kandi bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 10 nagushyire umugore mwiza ndetse kandi umugore yubaha akubaha abandi, uwo na wundi yitwa Shemuza wa Kramani. Uyu mugore rwose ni umwe mu bagore fata nk'ikitegerezo mu buzima bwanjye, ariko by'umwihariko mu rukundo. Uyu niwo mugore wenyine wemeye gukunda umusore w'umukene kandi waba afite ubushobozi. Niwo musore wenyine wemeye kuryama n'umusore w'umukene kandi waba afite ubushobozi. Kandi nubwo iwabo bamwirukanye, ntabwo yigeze nyine akuramo inda, ahubwo yaremeye nyine abana na Kramani, kandi rwose Kramani nta kintu afite. Kandi ngiye cimira cyane rwose na Kramani kuba yaremeye nyine kuba yaremeye kwakira umukobwa yateye inda, nyine namuterane cyangwa se namufatirane n'ibibazo. Iri ni isomo rikomeye cyane nigiye kwino couple y'uwitwa Kramani ndetse na Shemuza. Rero Shemuza wa Kramani namushyize ku rutonde rwacu rw'abagore beza ndetse kandi bakunzwe n'abatari bake mu mwaka wa 2026. Ese nawe Shemuza wa Kramani uramukunda? Ese urabona kwiye kuza ku rutonde rwacu rw'abagore 10 beza ndetse kandi bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda? Reka twitero tujye ku mwanya wacu wa 9 w'abagore beza ndetse kandi bateye neza, abagore biyuha ndetse kandi bakubaha abandi kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Uyu mugore ni mwiza none by'umwihariko, inseko yiwe ikomeza kugenda ikurwa kandi shotora abatari bake. Uwo na wundi yitwa Miss Naomi. Uyu mugore rwose ni mwiza, aseka neza kandi ariyubaha. Isomo rya mbere nigiye kuri Miss Naomi ni ringiri. Miss Naomi niwe mukobwa wa mbere, niwe mugore wa mbere mu Rwanda wubaha abantu bakennye kurenza uko ubitekereza. My brothers, Miss Naomi namwigiyeho isomo ryo kutiyemera kandi ryo kutirata mu buzima. Njye nkunda gukurikirana live yiwe, ariko rwose uyu mugore, uyu mukobwa ajya nangaza cyane, ansigira isomo rikomeye mu buzima. Ibyo waba ufite byose, ubwiza bwose waba ufite, imitungo yose waba ufite, uburyo waba ukomeye kose, ntabwo ukwiye kwishyira hejuru, ntabwo ukwiye kwibagirwa aho waturutse cyangwa se aho Imana yagukuye. Miss Naomi namushyize ku rutonde rw'abagore 10 beza biyubaha ndetse kandi bakubaha abandi kurenza abandi bose mu Rwanda. Ese Miss Naomi nawe uramukunda? Ese urumva kwiye kuza ku rutonde rwacu rw'abagore nyine beza ndetse kandi bakunzwe n'abatari bake no mu Rwanda ndetse no hanze yarwo? Miss Naomi se umukundira iki? Ku mwanya wacu wa 8 w'abagore beza ndetse kandi abagore bishimirwa n'abatari bake kurenza abandi bose hano mu Rwanda muri 2026 nagushyira umugore witwa Bahavu Jeannette witwa Freri Legend. Uyu mugore abenshi muramuzi muri sinema cyangwa se muri filimi nyarwanda. Ese Bahavu Jeannette umukundira iki? Niriye somo rimwe gusa wamwigiyeho mu buzima? Ku mwanya wacu wa 7 w'abagore beza ndetse kandi bateye neza bishimirwa bakunzwe n'abatari bake kurenza abandi bose hano mu Rwanda nagushyire uwitwa Umutoni Asia. Ese Umutoni Asia uramuzi? Umutoni Asia ni ikihe kintu kimwe
umwibukiraho. Ubundi abenshi iyo tuvuze Asiya dutangira gutekereza uwitwa Yakamwana. Ese Yakamwana uramuzi? Asiya niwe wagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo uwitwa Yaka abenshi tube tumuzi cyangwa se mu makeya tube twaramenye izina ryiwe. Umutoni Asiya rero cyangwa se Giramata none namushyize ku rutonde rwacu rw'abagore beza ndetse kandi abagore bishimirwa bakunzwe n'abatari bake kurenza abandi bose hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ku mwanya wacu wa gatandatu w'abagore beza ndetse kandi bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda nagushyire uwitwa Ange Tracy. Ese uyu mugore uramuzi? Bamwita Niyonshuti Ange, ni umugore witwa Dr. Tom Close. Uyu mugore rwose nawe ari ku rutonde rw'abagore beza ndetse kandi bateye neza bishimirwa n'abatari bake kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Nkakubaza nese muri bano bagore bose uko ari 10 niwe mugore wumva ukwiye kuza ku mwanya wa mbere mu bagore beza ndetse kandi umugore uhagarariye abandi kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Umwanya wacu wa gatanu w'abagore beza ndetse kandi abagore bakunditse, abagore nyine bakomeza kugenda bazamura ibendera ry'igihugu cyangwa se ibendera ry'u Rwanda mu bihugu bifite abagore beza cyane. Nagushyire umugore witwa Butera Knowless wa Kurema. Uyu niwe mugore wa mbere ufite ibanga ryo kudasaza. Butera Knowless rwose ahora nyine asa neza kandi ahora ameze neza najya ahinduka na gatoya. Butera Knowless nawe namushyize ku rutonde rw'abagore beza ndetse kandi abagore bakomeza kugenda bagaragaza ubwiza bw'u Rwanda kurenza abandi bose mu Rwanda. Nawe se urabona Butera Knowless yaza ku rutonde rw'abagore beza ndetse kandi abagore bateye neza kurenza abandi bose hano mu Rwanda? Ese wikundira uwuhe muri bano badamu bose? Ku mwanya wacu wa kane w'abagore beza ndetse kandi abagore bishimirwa n'abatari bake, abagore bakunditse kurenza abandi bose hano mu Rwanda nagushyire umugore witwa Linda Priya wa Christian. Uyu mugore we rwose ari mu bagore beza ndetse kandi bateye neza kurenza abandi bose mu Rwanda. Ese Linda Priya umukundira iki? Ku mwanya wacu wa gatatu nagushyire abagore bagera kuri 2. Uwa mbere yitwa Muyango Claudina, uwundi akitwa Kayumba Darina. Bano bagore nabo nyine nabashyize ku rutonde rwacu rw'abagore beza ndetse kandi rwose bakomeza kugenda bagaragaza ubwiza bw'u Rwanda, batuma igihugu cyacu kiza mu bihugu bifite abagore beza hano muri Afurika ndetse kandi no ku isi muri rusange. Ese Kayumba Darina ndetse na Muyango nawe ubona bakwiye kuza ku rutonde rwacu rw'abagore beza ndetse kandi rwose bateye neza kurenza abandi bose hano mu Rwanda? Ese muri bano bose nakubwiye nuhe ukunda cyane kurenza abandi? Ku mwanya wacu wa kabiri nagushyiriye abagore bagera kuri 2. Umugore wa mbere ni umugore witwa Kenisoro ndetse n'umugore witwa Ukama. Nyamuneka rwose bano bagore nagunze amazina yabo ariko nabo bari mu bagore beza ndetse kandi abagore bateye neza basa neza bakishimirwa n'abatari bake, abagore bakunditse kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Umugore witwa Kenisoro ndetse n'uwitwa Ukama. Utangiye kubose noneho Iva ku mwanya wa mbere wadushyiriye uwuhe mugore? Fata agatebe wicare, icara gato cyane nze nkubwire umugore wa mbere ukunditse ndetse kandi wishimirwa n'abatari bake kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Mbere yo kumbwira umugore wa mbere ngiye kubanza nkubaze akabazo gato cyane uri buze kunsubiza ucase muri comment. Ese ku rundi rwawe cyangwa se ku giti cyawe uba wumva iyo bavuze ngo umugore mwiza agomba kuba yuje iki cyangwa se agomba kurangwa n'iki? Ariko no icyitonderwa kubaha Imana bitarimo kubera yuko kubaha Imana n'itegeko nta nubwo ubisabwa. Umugore mwiza arangwa n'iki? Ariko kubaha Imana bitarimo kubera yuko kubaha Imana n'itegeko ntabwo ubisabwa. Ngiye ku rundi rwanjye uko mbyumva cyangwa se ku giti cyanjye igitekerezo cyane nuza kumva twemeranya uze gucase muri comment umugore uti Iva rwose ibyo wavuze nanjye turemeranya neza cyane. Umugore mwiza agomba icyambere kigomba kuba kimuranga, agomba kuba yubaha buri muntu wese atitaye ku cyo ari cyo, yaba ari umukire cyangwa se yaba ari umukene, nyine akabumva cyangwa se akaba bose abahereza agaciro. Icya kabiri kiranga umugore mwiza arangwa no kwita ku iterambere ryiwe atitaye nyine ku byo abantu bazavuga cyangwa se ku byo abantu nyine bazatekereza. Umugore mwiza yita ku iterambere ryiwe kandi akirwanira umunsi ku munsi, uwo niwe twita umugore mwiza. Icya gatatu kizaranga umugore mwiza arangwa no kwita ndetse kandi akesha agaciro mu byo akora byose, akabazi neza yuko aho guta agaciro yata iby'agaciro. Ku mwanya wacu wa mbere w'abagore beza ndetse kandi abagore bakunditse bishimirwa n'abatari bake kurenza abandi bose hano mu Rwanda, abagore nyine muri makeya nubwo baba bafite abagabo baramutse batakaje abagabo babo ntabwo bapfa kubura umugabo na gatoya. Bano bagore nubwo bafite abagabo usanga message rwose zibabwira ngo turagukunda zikomeza kubyigana mu matelefone yabo. Nagushyiriye abagore bagera kuri 2 uri buze kumbwira uwumva nyine ukwiye kuza ku mwanya wa mbere, kandi nuza kumva atawukwiye uze kumbwira umwe mu bagore muri abangaba navuze we nyine wumva ukoze urutonde washyira ku mwanya wa mbere w'abagore beza ndetse kandi
bakunditse kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere nagushyiriye abagore bagera kuri nkuko maze kubikubwira. Uwa mbere n'uwitwa Meddy cyangwa se umwite Mimi wa Meddy. Uyu nguyu rwose Mimi Fra ngira mwese muramuzi neza yuko ni umugore w'umunya Ethiopia, nawe namushyize ku rutonde rwacu rw'abagore bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ushaka kubaza Iva, ni gute wafashe umugore wo mu gihugu cya Ethiopia ukamushyira mu Rwanda? Bivuze ngo buriya uriya mugore yabaye uwacu. Ubundi umugore nabwo agira iwabo, ahubwo iwabo w'umusore niwo hahinduka iwabo. Ubyangu byeme niba uri umukobwa, abo babyeyi bawe ubona, abo bavandimwe bawe uzabasiga usange umugabo wawe. Bivuze ngo mama wawe uzamusiga usange mama w'umusore. Bivuze ngo mama w'umusore mutabanye neza, ndakubwiza ukuri urugo rwazakubihira, ntabwo wazabaho wishimye. Rero niyo mpamvu uriya mugore namushyize mu bagore bacu cyangwa se mu bagore b'abanyarwanda nyine mu makeya beza ndetse kandi bateye neza kurenza abandi bose hano mu Rwanda. No umugore wa kabiri n'uwitwa Pamela wa Debeni. Ese ku mwanya wacu wa mbere urumva ari Mimi ndetse na Pamela ari uwe ukwiye kuza ku mwanya wa mbere? Urwo rutonde rw'abagore beza ndetse kandi abagore bakunditse, abagore bishimirwa n'abatari baki, abagore b'icyitegererezo kurenza abandi bose hano mu Rwanda mwaka 2026. Ku mwanya wa mbere nagushyira umugore witwa Mimi wa Meddy, kandi ndongera nkagushyirira umugore witwa Pamela wa Debeni. No ku mwanya wa kabiri nagushyira abagore bagera kuri babiri, umugore wa Kinisoro ndetse n'umugore witwa Okama. No ku mwanya wa gatatu nagushyiriye umugore witwa Kayumba Darina ndetse na Muyango Kurudina. No ku mwanya wa kane nagushyiriye umugore witwa Linda Priya wa Christian. No ku mwanya wa gatanu nagushyiriye umugore witwa Butera Knowless wa Clement. Ku mwanya wa gatandatu nagushyira umugore witwa Ange Tricia cyangwa se umwite niyo nshuti Ange Tricia wa Dr. Tom Close. No ku mwanya wa kane nagushyiriye umugore witwa Umutoni Asia wo muri sinema cyangwa se umwite Giramata. No ku mwanya wa munani nagushyiriye umugore witwa Bavu Jeannette wa Freli Legend. No ku mwanya wa 9 nagushyire umugore witwa Miss Naomi wa Mike Tesfi. No ku mwanya wa 10 nagushyire umugore witwa Shemuza wa Kramani. Ese ku ruhande rwawe urumva ari uhe mugore, ari uhe mudamu, ari uhe mukenyezi mu Rwanda nyine ukwiye kuza ku mwanya wa mbere mu bagore beza ndetse kandi bakunditse bishimirwa n'abatari bake mu Rwanda? Ngiye ku ruhande rwanjye ku giti cyanjye ku mwanya wa mbere nahashyira umugore witwa Pamela wa Debeni. Wowe se urumva arahema hitamo yawe cyangwa se choice yawe iherereye kuri ndi? Nyine urumva ari uko ataragitinga cyane cyangwa se urumva ari uhe ukunda cyane wishimira kurenza abandi? Imana ikunire kandi idahana umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.